Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Emi Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku nzozi zikomeye cyane. Abantu benshi bajya bakunda kuzirota. Kurota umuntu wapfuye mwari muziranye. Bisobanuye iki? Barasobanukirwa muri iyi video. Iyo urose umuntu wapfuye kandi mwari muziranye, nibiba ari ibisanzwe. Izi nzozi ziba zibitse ubutumwa bukomeye ku buzima bwawe. Bikunze gusobanura ibi bikurikira. Mbahaye ikaze njye mugiye kubana ndi Emmanuel Wihanganye. By'umwihariko iyi ni Emi Media TV. Muri iyi video tugiye kubabwira ibisobanuro 7 byo kurota umuntu wapfuye mwari muziranye. Icyambere, umutima wawe urakamukeneye. Hari ikintu cyasigaye mu mutima, ijambo mutavuze, inama wari ufite cyangwa urukundo rutarangiye. Icya kabiri, umutima ugerageza gukira ibikomere. Iyo utarakera neza kumubura, ubwonko bukugarurira ishusho ye kugira ngo ukomeze urugendo rwo gukira. Icya gatatu, ubutumwa bw'imbere. Si ibitangaza, ni intekerezo z'imbere zigusaba kumenya uko uhagaze, gufata icyemezo cyangwa guhindura icyerekezo. Icya kane, kwifuza inama cyangwa ubufasha. Uwo muntu mu buzima bwawe ashobora kuhagararira ubwenge, ubwiru ndetse n'inama. Kumutekerezaho kenshi bituma agaruka mu nzozi. Icya gatanu, ikintu kiri kukuremerera. Inzozi nk'izi zigaruka iyo ufite ibintu bikuremerera mu buzima, udafite uwo kubwira cyangwa ufite ubwoba bw'ikiri imbere. Icya gatandatu, impinduka nini zigiye kuba. Kenshi aha ni ikimenyetso ko hari ikigiye guhinduka, urugendo rushya, icyemezo gityaye cyangwa gutangira ubuzima bushya. Tujya ku gisobanuro cya nyuma, ndabibutsa gukanda like kuri iyi video, kandi cyaba cyiza wakanda subscribe niba utarayikanda kuri iyi channel yacu ya Emi Media TV. Twihuse rero tugana ku gisobanuro cya nyuma. Uko yagaragaye ni ingenzi. Niba ameze neza, bisobanura amahoro, guhinduka ndetse no kugenda neza. Ariko mu rundi ruhande, niba ameze nabi, hari ikibazo mu buzima bwawe utararangiza. Ese uheruka kurota umuntu wapfuye mwari muziranye? Wibaza icyo bivuze? Mbanze mwibutse, inzozi niziba impanuka, ziba zibitse ubutumwa bukomeye ku buzima bwawe. Reka uyu munsi dusobanukirwe icyo iri rota rivuze n'impamvu rishobora kugaruka mu buzima bwawe. Njye mwabanye muri iyi video ndi Emmanuel Wihanganye. Iyi ni Emi Media TV. Hasta la vista, naho ubutaha.